Bakunzi bacu bakunzi ba God's Kingdom TVR, ngiye kubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro tugiye gukora nanone tureba ibiba byavuzwe n'abigisha batandukanye, by'umwihariko abigisha abayisilamu. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku magambo yavuzwe na Sheikh Ahmed mu giterane ahantu hamwe. Hano kuri sikirini murahabona handitse ngo igiterane mbwirwaruhame kiri kubera mu Biryogo ahahoze isoko, igice cya mbere. Ni ikiganiro cyabaye uploaded ku muyoboro w'ivugabutumwa rya Isilamu witwa Dawa Rwanda TV. Ibyo ngira ngo uwabishaka yabibona. Hanyuma hano shehe yarimo abwira abari bagiye kuvuga ku ruhande rw'abakristo, ababwira ko bakwiriye kwirinda guseserezanya. Reka mbishyiremo mu byiyumvire nyine uko yabivuze, hanyuma tuze gukomeza tuganira ku byo yari arangije kuvuga. mugenzi we ndetse na Nurudini. Turabanza Pastor Richard tumuhaye ikaze, tumwibutsa yuko nta gusesereza hagati yacu twembi. Inshuti zanjye, ndagira ngo mvuge kuri iki kintu gitoya avuze, aho avuze ko yibutsa ba Pasiteri Richard cyangwa se Richard kwirinda guseserezanya. Nicyo nagira ngo tuze kuvuganaho by'umwihariko. Ngira ngo iyo witegereje ubona, iyo urimo ukora debate n'abantu bemera Isilamu, ukavuga ibintu bibi bikorwa n'abayoboke ba Isilamu, cyangwa se n'ibyo Muhammad yakoze, cyangwa se n'ibintu ubona ko mu by'ukuri bidakwiriye, uhita usanga ko bararakara bagatekereza ko ari uguseserezanya. Ariko ngiye kubaha urugero. Niba dusomye, tuvuge reka dusome urugero. Nshobora kubaha urugero rw'aya magambo ari hano. Nimureba Muhammad, iyo tugiye kuvuga ko ari umuhanuzi, ubundi tuvuze ko umuntu ari umuhanuzi, tuba tugomba kubanza twasuzuma niba koko hari ubuhanuzi uwo muntu uvugwa yaba yarigeze ahabwa. Nabwo hakaza kureba ngo yabuhawe ate. hari ibyo kugenzura uko biri kose, ese ibyo yavuze byabaye ukuri. Ibyo ni ngombwa ko tugira gute tubirebaho. Mu buhanuzi bwa Muhammad, kimwe mu bintu bivugwa ko ngo akigira ihishurirwa cyangwa se ibonekerwa, bivugwa ko yatashye agera iwe mu rugo afite ubwoba, asanga umugore we Khadija. Hanyuma nk'uko mubibona kuri sikirini zanyu, hano murabona ngo when the spirit came to Muhammad another time, Khadija tested him. Ngo dore yagize gute, yaramugenzuye cyangwa se yagerageje gusuzuma niba ibyo bamubwira ari ukuri. Iyi hadith iravuga ngo Ismail bin Abu Hakim, a freedman of the family of Al-Zubair, told me on Khadija's authority. Ahantu kuvuga ko uyu yabivuze abikuye kwa Khadija, that she said to the apostle of Allah, O son of my uncle, are you able to tell me about your visitant? When he comes to you, he replied that he could, and she asked him, so tell her when he came. Murabona ko yaramubajije amubaza ngo niba yamubwira ibijyanye n'uwaje kumureba. Ubwo birumvikana yamubazaga ibya marayika cyangwa se wari warangije kubonekera Muhammad. Hanyuma Muhammad ngo amubwira ko yabimubwira nta kibazo, ndetse atangira kubimubwira. So when Gabriel came to him as he was wont, the apostle said to Khadija, this is Gabriel who has just come to me.
get up, O son of my uncle, she said. Aha Gabriel ngo yongeye kugaruka, ahageze hanyuma Muhamadi abwira Khadija ko, umugore we Khadija ko, ah, marayika n'ubundi arimo amubona imbere ye. Hanyuma umugore icyo yahise amubwira, aramubwira ngo icara ku kibero cyanjye cy'ibumoso. Ndibwira ko bazi iri jambo thigh, left thigh, iri muraribona. Turamutse turishakishije tukajya kureba yenda mu cyongereza, tukajya kureba igisobanuro cyaryo. Reka turishyiremo. Sorry, mwihangane, ndacyashaka uburyo mbishyiramo. Okay, reka mbyandike, ndabona hano ntuzitankundiye. Thigh meaning. Okay, murabibona ko thigh, iri jambo thigh rivuga it is the part of the human leg between the hip and the knee. Ni ukuvuga ni hagati y'amayunguyungu n'iki n'iki n'ivi. Hanyuma rero muri make ni itako. Hanyuma Khadija nuko yagenzuye ubuhanuzi bwa ko Muhamadi nako yaba yabonekeye koko na marayika. Ubwa mbere aramubwira ngo niyicare ku kibero cy'iki ku itako ry'ibumoso. Noneho the apostle did so, and she said, can you see him? Yes, he said. Hanyuma aramubaza ngo Khadija ahita abaza Muhamadi ati ese uracyabona uwo muntu? Muhamadi aramubwira ati yego. Hanyuma Khadija ngo aramubwira ati hindukira, then turn around and sit on my right thigh. Hindukira wicare ku kibero cyanjye cy'iburyo. He did so, and she said, can you see him? When he said that he could, she asked him to move and sit in her lap. Aha noneho yahise amubwira noneho kumwicara ku kibero. Ndibwira ko iri jambo naryo turamutse dushakishijemo hano twabona icyo risobanuye. Reka nkore gutya pasting, dukore search. Murabibona lap. Aha ni the flat area between the waist and knees of a seated person. The waist and knees of the seated person. Ni ukuvuga ni ukwicara ku bibero byombi. Ngira ngo nicyo ryaba rivuze. Sinzi niba dushobora kubona yenda amafoto hano abitwereka. Okay, murabibona ni nkaho yicaye nyine kuri ayo maguru yombi. None ubwa mbere mwari muzi ko yari yamubwiye kwicara ku itako rimwe, ubundi amubwira kwicara ku itako rya kabiri, hanyuma ukurikiye amubwira kwicara kwicara ku kibero. Noneho bivuze ko yegeranije amaguru ye kugira ngo Muhamadi abone aho yicara. Hanyuma when he had done this, she again asked if he could see him. And when he said yes, she disclosed her form and cast aside her veil while the apostle was sitting in her lap. Noneho ngo amubajije nabwo asanga marayika cyangwa se wagaragaraga imbere ya Muhamadi ngo abona aracyahari. Hanyuma Khadija ngo ahita afata umwanzuro kugira gute wo kwiyambura imyenda ye hano, cast aside her veil while the apostle was sitting in her lap. Then she said, can you see him? And he replied, no. She said, O son of my uncle, rejoice and be of good heart. By Allah, he is an angel and not a Satan. Bivuze ngo kuba yari bwa mbere yakomeza kuhaguma, yari
yari bugira ate, yari buze gutekereza ko ari satani wagize gute waje. Ese wowe uramutse ubitekerejeho ni ukubagenzura ko umuntu yagize ibonekerwa ku rwawe ruhande. Urumva ibi bintu hari ubwenge burimo? Ubu se umuntu abivuzeho aba asa- aba asebeje, cyangwa se aseseranije, kuko niko ubitekereza. Ushobora gutekereza ko yenda hariya twabishakitse muri buriya buryo, ariko ndibwira ko niyo twajya kuri suna.com naho dushobora kubireba. Sit on my lap, katurore nitwongeramo Khadija tuze kureba ko baza kubiduha. Katurore hashobora kudahita mbibona, ariko kugira ngo ntaza gufata igihe, ndumva na mo hano nzi neza ko bibonekamo. Therefore uwabishaka yagira gute, yakomeza akajya kuri izi webusayiti. Ndumva mba nazigaragaje, iyi ni suna.com, iyi iragaragara, so buri wese ashobora kujyayo akabishaka. Ndareka nihute noneho nshobora gushaka ubushize twigeze kuvuga ku buryo Muhammad yarongoye umwana w'imyaka 6. Noneho kubera ko batabasha gukora imibonano mpuzabitsina, Muhammad ategereza ko uwo mwana azagira igihe babasha kuyikora. Bivuze ngo mu myaka 3 bamaranye, kuko yamurongoye ku myaka 6, ku myaka 9 ngo abe aribwo bakora imibonano mpuzabitsina. Bivuze ngo muri icyo gihe cy'iyo myaka 3 Muhammad yagerageza gukora imibonano mpuzabitsina n'uyu mwana, ntibikunde. Hanyuma nyina w'umwana abibonye ko bitarimo gukunda, nibwo yagize ate, nibwo yafashe umwanzuro wo gutangira kumugaburira konkombure. Tugiye kwandikamo ijambo Aisha kukumba, ngibi hano. Uyu ni Aisha wabivuze, the mother of the believers. It was narrated that Aisha said, "My mother was trying to fatten me up when she wanted me to send me to the messenger of Allah when she got married. But nothing worked until I ate cucumbers." Murabibona ko iyi until bivuze ngo bagerageje gukora imibonano mpuzabitsina biranga. Utekereza umuntu w'imyaka 54 ujya kuryamana n'umwana w'imyaka 6, akabigerageza mu gihe cy'imyaka 3 binanirana, hanyuma bikageraho nyina atangira kumugaburira konkombure. Ibi ni ibigaragara. Ibi se kubivuga umuntu abivuze abaseseranije cyangwa abavuze amateka ahari. Iyi murayibona ko ni Sahih Darussalam, Sunan Ibn Majah 33:24. Ukuntu ukuri kubyageze gute byakozwe na Muhammad. "My mother intended to make me gain weight to send me to the house of the messenger of Allah, but nothing which she desired benefited me till she gave me cucumber with fresh dates to eat. Then I gained as much weight as she desired." Ibi nayo ni Sahih Albani, Sunan Abi Dawud 39:03. Niyo wayishaka, niyo wakomeza gushaka, wabona Sahih Muslim, wabona Sahih Buhari. Izo zose zigize gute, zirahari. Hanyuma ibi ngibi umuntu aramutse abivuze azaba aseseranije, cyangwa ubu niba uri umuyisilamu ukaba ubyemera, ahubwo wagombye kuba uri capable yo kugira gute, yo gusubiza ibyo wemera ukabitangaho ibisobanuro, ku buryo ushobora kugira gute, gukonvenka abantu. Ntabwo kubivugaho bikwiriye kwitwa ko ari kugira gute, ko ari ugusebanya. Ibi bikwiriye kugira gute, kuba ari ukuri, ukabyumva ko ari ukuri. Niba ubyemera, twebwe ku bakristo Bibiliya iravuga ngo igihe icyo ari cyo cyose tube twiteguye gusubiza umuntu wese utubajije impamvu z'ibyiringiro byacu. Ushobora gutanga urundi rugero rw'ibintu by'agahomamunwa. Iyo tujya kuvuga ko abantu bavuga ko abayisilamu bafite gahunda y'urwango rw'abantu batemera Imana yabo, abantu batemera Muhammad,
ushobora gutekereza ko ari ababikora ngo ari bo ibyo ngibyo aba ari ugusebanya ngo abayisilamu bose ngo ntabwo ari kimwe. Ntabwo ndemerewe ko abayisilamu bose ntabwo bafite umutima, ntabwo bafite iyo myumvire, ariko ikibitera ni uko batazi ibikubiye mu bitabo by'imyemerere yabo. Uramutse uzi ibikubiye mu bitabo nta kindi ukaba utemeranya n'ibi ngibi turimo kuvuga, igisubizo wagombye gukora cyagombye gusohoka muri isilamu. Niko bimeze. Reka dufate urugero aha. Kill, reka nandikemo yenda iri jambo kill Jews. Iri nkunda kuritangaho urugero. Murabona ahangaha Muhammad yaravuze ngo isaha cyangwa se imperuka ntizagera ngo kugira ngo igere, cyangwa se mu yandi magambo ngo abayisilamu bazarwana n'abayahudi ngo mbere y'uko imperuka yisiba, ngo kugera ubwo ibuye umuyahudi azajya yihisha inyuma y'ibuye, hanyuma ibuye ngo ibuye cyangwa igiti, ngo ibyo biti cyangwa se ibuye ngo bikabwira umuyisilamu ngo oh muslim, yewe musilamu, cyangwa se ngo mugaragu wa Allah, ngo inyuma yanjye hari iki, hari umuyahudi, muze mugire gute, mu mwice. Ibi ngibi nibyo birimo kuba, nizo ntambara ziri hagati ya Isirayeli. Wajya kureba ugasanga abantu baratekereza yuko abayisirayeli aribo bafite ikibazo, ariko ni umugambi wa jenoside wahereye no ku gihe cya Muhamadi wo kugira gute, ugamije kubarimbura. N'ibihugu byose ugiye kureba biri hariya biriya by'Abarabu, kubera imyemerere yabyo n'amasezerano bakorana baba babeshya, kuko nibo bagira gute, nibo bashyigikirira imitwe y'iterabwoba mu buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka. Ugiye kureba yaba za Qatar, ugiye kureba za Arabia Saudite, ugiye kureba ibindi bihugu byose biri inyuma y'iriya mitwe, ugiye kubigenzura. Ubu se wasobanura ute buryo mu minsi yashize abayobozi bose ba Hamas babaga muri Qatar, kandi Qatar byitwa ko ugize gute ifitanye amasezerano na Isirayeli? Ibyo biragoye ko umuntu yabisobanura. Rero ukabona yuko uyu ni umugambi wo kuva kera. Ibi ngibi umuntu nabivugaho uraza kuvuga ngo umuntu yise ngo abayisilamu ko ari abaki, ari abantu bafite, ari abateroriste, ngo yise abayisilamu ko ari iki, ari abantu bafite umugambi wo kurimbura abayahudi. Niba utabyemera ukwiriye kuvamo, kuko ibi ni ibitabo byagize gute, izi ni inyigisho z'uwo wita ko ari intumwa yawe kandi ntagatifu. Ni ukwiriye gufata umwanzuro ukagira aho ugira gute uba. Niba wabagamo utabizi, utazi ko ibi biri mu nyandiko, ukaba utemeranya nabyo, igisubizo ni ugusohoka. Wikomeza kuvuga ngo ariko ngo twebwe ngo abasilamu ngo twebwe ngo turahari, ngo tudafite, ntabwo uri umusilamu niba utagira gute, niba utemera ibyo Muhammad yavuze. Reka nkwereke icyo Quran ivuga. Obey the messenger. Reka nandikemo wenda aya magambo gusa. Reka turore. Murabona ko nk'iyi sura ya gatatu aya y'132 ivuga ko abayisilamu bagomba kugira gute, bagomba kwemera cyangwa se kubaha ngiyi hano, obey Allah and the messenger Muhammad that you may obtain mercy. Ni ukuvuga kugira ngo ubone imbabazi, ni ukugira gute, ni uko wubaha Allah na Muhammad. By the way, kubera icyo abandi bahanuzi bo batavugira gutya, batavugwamo hano. Okay, noneho ngiye kubereka ahantu noneho bavuga ngo he who obeys the messenger has indeed obeyed Allah. So niba Muhammad yaravuze ibi bintu ukaba utemeranya nabo, Islam uracyayikora iki? Ukwiriye gusohoka, kuko ibintu Muhammad yabivuze biri authentique. Iyi ni Sahih Muslim 29:22. Niba bavuga yuko Muhammad, reka nguhe urugero, Muhammad yari yemerewe kujya gusambana. Ku bayisilamu bahita babigira ibitagatifu, bagakoresha ibyitwa muta. Igihe uguze indaya ukayishyura, hanyuma bakabyita
bakabyita ngo ni contrat de mariage y'igihe gito ariyo yitwa muta. Reka nshake yenda hano nshakishe ah, kuri Google tuze kureba iyi contrat de mariage ikivuze. Reka mfate tuvuge, reka mfate nshakishemo hano. Niba utemeranya nabyo, igisubizo icyo wagombye gukora ni ukugira gute, ni ukubaho, ni ugusezera ukavuga uti isilamu nyivuyemo, ndabona ko ibyo yigisha bitandukanye na valere morale z'iki, cyangwa se n'ibintu bigize gute bikwiriye. Hano baravuga iki: muta marriage is a form of a temporary marriage that exists in Islamic tradition from sorry ho gato. Okay, reka nkomeze gutya, bijemo ntabyo nashakaga, reka nsubire inyuma gato. Uh, sorry mwihangane. Ndagira ngo mbikurure tubashe kubisoma twese. Hanyuma batubwiye ko iyi ni contrat de mariage ibaho muri Islam. Hanyuma baratubwira ko nizere ko hari bitongera kugaruka. Oh, sorry. Bireka byo gukomeza kuntwara, ushobora no gushakira ku yindi website nayo bigize gute birashoboka. Aha ni abarimo babaza question réponse mariage temporaire yariyo muta. Ntabwo ahariya, nabwo akantu nshaka kihuse ntacyo, reka ndebe kuri Wikipedia icyo batubwira. Okay, murabona nika muta ngiri, iri jambo ni nika ku bayisilamu bibwira ko ngo ari mariage, ariko sibyo. Ijambo rya nyaryo rya mariage ni ryitwa zawaj, ahubwo it is about fucking or having sexual intercourse. Iri jambo nika nicyo rivuze. Rero nika muta rivuze sexual enjoyment, ntabwo ari kuvuga ngo ni mariage isanzwe. Ni nayo mpamvu hano mubibona pleasure marriage, cyangwa se mu yandi magambo ni imibonano mpuzabitsina nyine igamije kugira gute, kwinezeza. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni mariage, ni umugabo n'umugore bagiye kubana, ari byo bita ngo temporary marriage. Ubu se si byo byitwa ubusambanyi? Ubu ni ubusambanyi bwejejwe na Isilamu. Ntabwo ibi rero ushobora kuvuga yuko ibi ari Imana yagize gute, yabyemeje. Is a private and a verbal temporary marriage. Ibi ngibi murabibona, it is a private and a verbal temporary marriage contract that is practiced in 12 Shia Islam. Ariko ibi ngibi ntabwo ari byo, nubwo aba banditse ko ari muri Shia Islam na Sunni hose niko bimeze, kubera ko bibiri muri Quran. In which the duration of the marriage and the mahar must be specified and agreed upon in advance. It is a private contract made in a verbal or written format. A declaration of the intent to marry and an acceptance of the terms are required as in other forms of marriage in Islam. Ngibi ni aha murabona ngo Sunni and the Shiites agree that this marriage is a pre-Islamic Arabic tradition and is not prohibited by the Quran. Iyi ngiyi yarakorwaga no mu gihe cy'iki cya Muhammad. Ibi ukomeje gusomamo hano wabibona, niyo wajya muri Sunna wabibona, muri Quran wabibona. Ni byajyaga bikorwa mu gihe cy'iki cya Muhammad. Ntabwo rero ari ubugusa. Ubu nituvuga yuko Muhammad yajyaga asambana n'abandi cyo kimwe n'abasangirangendo bewe, umuntu ahita avuga ngo abantu bageze gute, baraseserezanya. Ntabwo ibyo ari ukuri. Niba utabasha kubidefanda ngo ubu nemera ngo ubuvuga uti ibyo yakoraga, okay, ni sawa, cyangwa se bityo nta nubwo dukwiriye kubigira icyo kibazo, dukwiriye kukigira ku bandi ngo ubidefande ubigaragaze. Ni ikibazo, bivuze ko utabyemera. Igisubizo cyagombye kubaho ni ikihe? Sohoka ugende, kuko
uri muri Babuloni ikujyana mu kurimbuka, ntabwo ikujyana mu ijuru nk'uko abantu bageze gute bakubwira. Ndagira ngo nkumenyeshe ko urugendo rwo kubana n'Imana ni urwawe n'Imana ubwayo, ni urwanjye n'Imana ubwayo. Ntabwo hagomba kuzamo undi muntu, ntabwo ngomba gutegereza pasiteri, singomba gutegereza shehe. Ahubwo niba mfata ibitabo nyobokamana nkwiriye kubisomana umutima, kuko Imana yampaye ubwenge kandi ibasha kuvugana nanjye, ntabwo bisaba undi wese gukomeza gutegereza abo bantu ko ari bo batwigisha bakatwereka umurongo tugenderaho, ugasanga umeze nka robo abantu bayobora. Ntabwo ari byo, ibyo ntibitujyana ku nzira y'Imana. Yesu yavuze amagambo aravuga ngo ubuzima bw'iteka muri Bibiliya. Reka wenda ndashaka ayo magambo muri Bibiliya katurore. Bibiliya ayo magambo ni Yohana. Ndibwira ko n'abayisilamu bakunda kuyagaragaza bashatse kuvuga uburyo ngo Yesu yigishaga tawhid. Ni igice cya 17. Ndumva na Sege maze iminsi mvugaho cyane, yarabivuze akunda kugaruka kuki kuri uyu murongo, ngira ngo wa 3 uvuga ngo iki. Uyu murongo wa 3 uravuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. By the way, reka mbaze wowe ukurikiye ikiganiro, uramutse witegereje hano ni ukumenya Imana ubwayo na Yesu Kristo. Muhamadi yongewe mate ko abayisilamu bakunda kugira gute kubizanamo hano. Ikindi uyu Yesu ko ari umwana w'Imana, kandi ibingibi Isilamu ikabe bihakana, aya magambo aba applicable gute? Hano murabibona ko data igihe kirasohoye ubahiriza umwana wawe. Uyu ni Yesu wari magira gute asenga abwira Imana. So ndagira ngo nkubwire urugendo n'urwawe n'Imana yawe. Reka gushyiramo undi muntu hagati, reka gushyiramo shehe, reka gushyiramo pasiteri, reka gushyiramo undi muntu wese, ahubwo nabe wowe n'iki n'Imana. Usome ibitabo, numara kubisoma ushyiremo ubwenge bwawe kugira ngo urusheho kubyumva, kuko Imana ndikigukeneyeho. Reka ne gutinda, uyu munsi nifuje ko ariko tuganiraho gusa, hanyuma ubundi naho ubutaha Imana ibahe umugisha. Turabakunda, kandi nsoza ndavuga ngo wibuke rwose ukore subscribe, ukande kuri share, ukande kuri like. Subscribe n'ibyo byose turabikeneye. Kubera iki? Nuko uko channel cyangwa se umuyoboro wa YouTube ugira izo movement nyinshi, niko nanone YouTube igira uruhare mu kugira gute, mu kugaragaza cyangwa se mu gusa naho ipromotinga cyangwa se isa naho yamamaza iyo channel. Biradufasha iki? Ntabwo ari uko rwose dukeneye views, nkunda kubivuga. Oya, ntabwo icyanzanye muri uyu murimo ari views, kuko giye mfite akazi kantunze, ndagafite rwose. Ibi ntabwo ari ukubabeshya, ahubwo nyuma yo kugusoma ibintu byose nabonye ko Isilamu ni Babuloni ikomeye ijyana abantu kurimbuka, kandi abantu bibwira ko bari mu nzira ijya ku Mana. Ntabwo Imana yigishije ibintu byose turimo kubonamo hano. Ni ibihimbano byazanwe na Muhamadi. So ndakubwira ngo rero ni byiza ko rwose ubitekerezaho. Nicyo kintu cyatumye jyewe maje kubisoma numvisha Imana inyoboye kugira gute kubibwira abantu, kuko abenshi ntibabizi. Abayisilamu ntimubizi, muba mwicaye aho ngaho nta makuru mubifiteho. Abayisilamu basomye Korani ni bake cyane rwose, ko maje kuganira na benshi. N'abashehe ndibwira yuko hari ibintu byinshi baba batazimo, cyangwa se niba babizi bo bakabyirengagiza nkana, ariko abayisilamu basanzwe ntabyo bazi. So rero nidukomeza gusangiza ubutumwa bukubiyemo hano, niko buzagera kuri benshi, kandi bizafasha uretse no guhindura mu buryo bw'umwuka, ariko bizanafasha n'igihugu cyacu. Abantu birinde kujya mu bintu by'ubugoryi, birinde kujya mu bintu bumva ko nibajya kwica bene babo b'Abakristo baraba bakorengwa Imana. Bumva ngo nibaramuka ibi byose twahoze turebaho hano, murabibona ko ari ibintu bidakwiriye. Ntibikwiriye Abanyarwanda, ntibikwiriye Abanyafurika, ntibikwiriye n'ikiremwamuntu. Ntabwo Isilamu rwose, kuri jye uko nabibonye, ibyo maje kubonamo, ntabwo ari idini ikwiye kwigishwa, kubera yuko ni ikibazo gikomeye. It's dangerous, it's a genocidal ideology ikwiriye kugira gute, ikwiriye kurwanwa. Kandi sindimo kuvuga kurwanya Abayisilamu,
ariko nk'uko nabivuze niba utemeranya n'izi nyigisho ukwiriye kuyivamo. Imana ibahe umugisha, naho ubutaha. Ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi.